Okay guys, ndabashuje we muntu ufite YouTube channel kandi nawe uteganya kuyifungura, ndagira ngo nkubwire yuko rero aya ngaya ari amahirwe ubonye yo kuba ugiye kureba iyi video igiye kukwereka ukuntu wazamura aba subscribers bawe bo kuri YouTube channel yawe ndetse n'amasaha kugira ngo uhite ubona monetize mu gihe gito. Ibi bintu bizatuma ubona monetize mu gihe cy'amezi 7 kandi aba subscribers n'amasaha ugiye kubona ntuzabigura, nta kintu bizagusaba kinini cyane. Icyo usabwa rero ni ugukoresha ubu buryo tugiye gukoresha, mu buryo bukoreshwa n'abantu benshi. Gatari Fred yarabukoresheje murabyibuka, bwakoreshejwe n'abantu nk'aba PD Media, Olivier yarabukoresheje, n'abantu benshi bakoresha buno buryo bakaba bazamura aba subscribers babo kandi benshi banabazamuye, ubu ngubu bakaba ari aba YouTuber bakomeye hano mu Rwanda kandi natwe tuzi. Rero mugiye kubana nitwa Eric Xava, hano ni kuri televiziyo yanyu X Media nk'uko musanzwe mubizi. Rero ndagira ngo nkubwire niba uri umuntu mushyashya aha kuri YouTube channel yacu X Media, ubanze ukora subscribe kandi no kunzogera, ufungure notification kugira ngo video yose tuzajya uploadinga ahangaha kuri uyu muyoboro wa YouTube z'ingirakamaro zizajya zihita ziza aho ngaho muri telefone yawe nawe ubashe kuzireba. Nta kintu bigusaba rero no gukurikirana iyi video ugasobanukirwa neza ukuntu aba subscribers ugiye kubabona, kuko n'uburyo tugiye kujya dukoresha duhana subscribe, ibyo ngibyo bikaba byatuma byakongera aba subscribers bawe mu buryo bwo gufashanya cyangwa service zabo. Rero ndagira ngo nkubwire ukuntu tugiye kubigenza. Murabizi yuko aba YouTuber tugitangira muri no minsi, ibintu byo kubona amasaha, ibintu byo kubona like, ibintu byo kubona subscribe bisa nk'ibyabuze rwose, ku buryo benshi bicuza icyatumye baza hano kuri YouTube. Ndagira ngo rero nkubwire ukomere kuko ugiye kubona igisubizo. Ubu buryo rero ni uburyo bwo kubona aba subscribers benshi, bitewe n'ukuntu wakoze uzajya ku munsi ushobora kwinjiza aba subscribers 20, 30, 40, 50 bitewe n'ukuntu wakoze. Iyo ukoze gakeya winjiza gake kandi gukora cyane nta mbaraga bisaba, nta byinshi bigusaba. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana iki kiganiro. Rero urabona aba YouTuber tugitangira hari ukuntu tuba dukora ibiganiro bitaryohera abantu, ibiganiro biciriritse, bitewe n'uko nta bikoresho, bitewe n'uko nta mikoro, bitewe n'uko nta bwamamare, ntabwo turamamara. Rero ibyo bigatuma abantu batareba ibintu byacu, bitagera ku bantu benshi ngo babe babireba. Ntimwibuka YouTube channel Ronaldo aherutse gufungura ukuntu yahise irebwa, ukuntu yahise bamonetize mu byumweru 2, ariko wowe ushobora kuba umaze n'amezi 5 utaraba monetize. Uti kubera iki? Ukora ibintu abantu si bibagereho, ukora ibintu mbese ugasanga nk'ujya ubona hari n'aba YouTuber binjiza, ugasanga babonye views nkeya ku biganiro byabo, kandi ugasanga afite nk'abantu nk'ibihumbi, nk'aba subscribers wenda nk'ibihumbi 40, ariko ugasanga views zirimo ziragenda zijyaho gake. Uti ni ukubera iki? Aho ngaho aba yaraguze aba subscribers, akabona monetize binyuze mu kugura aba subscribers n'amasaha. Icyo gihe rero abo ba subscribers aba yaraguze nta kintu baba bamaze. Ubundi kuri YouTube aba subscribers ikintu bamaze ni ukureba ibintu byawe, kuko iyo notification ije muri telefoni ye ibyo bituma areba video yawe. Rero yayirebye urumva yuko amasaha aba ari kuza. Rero abantu mutajya mubona views kubera ko mwaguze aba subscribers, cyo nicyo kibazo. Rero nawe niba watekerezaga kuzagura aba subscribers, icyo ngicyo ntago bizatuma ubona views, usibye ko nyine uzabona iyo monetize nugura n'ayo masaha. Ariko ubu buryo ngiye kukwereka uzajya video zawe zizajya zirebwa n'abantu bagukoreye subscribe, kandi ni uburyo ngiye kukwereka bwiza. Rero ndagira ngo dutangire ukuntu bigiye kugenda. Ugiye kubanza umpe subscribe aho ngaho hasi mu ijambo ryanditseho subscribe, numara kuma subscribe ubundi dukomeze. Urahita ujya aho ngaho muri comment, ni ibintu tugiye kuzajya dukora byiza kandi biciye mu mucyo. Ujye muri comment wanditsemo ngo sub vc sub, nurangiza
uzajya ugenda urebe umuntu wanditse comment ivuga ngo sabu visi sabu, iryo jambo wanditse uhite uyikandaho, comment ye uhite wandikamo, nawe uhite umwandikiramo ngo dani, nurangiza uhite ujya aho ngaho ukande ku ifoto ye, ukande ku ifoto ye, profile foto ye nyine, uwo muntu wanditse message ku ruhande aho ngaho nyine muri comment, nurangiza uhite ugenda urahita ugera muri channel ye uhite ukanda subscribe. Ugikanda subscribe narahita abona aho ngaho wamwandikiye ngo dani muri comment, arahita aza aho nyine wamusubije muri replay, ubwo ngubwo arahita nawe aguha subscribe. Nawe rero ubwo uri bukwandikire gutyo urahita umuha subscribe, umukandiye kuri iyo foto ye uwo nguwo wakwandikiye ngo dani, urahita umuha subscribe. Rero ni uburyo tugiye kugenda dukoresha, nurangiza ukomeze dani dani dani, kandi nanjye umuntu wese uri bwandika muri comment mwemereye subscribe, ndagenda visitinga buri wese muha subscribe, nkanda ku ifoto ye, koresha ubwo buryo. Rero ndagira ngo dushyigikirane, kuko tudashyigikiranye nta muntu waza ngo akunde ibintu byawe. Urabona ufite nk'abasubscribers 20, 100, 300, urumva ntago abantu bahita baza ngo baguhe subscribe batari bamenya, babona ukiri hasi. Urabona mbese abantu baba bishakira kwihera subscribe, bariya bateye imbere, bagatari Freddy, aba kuri Red Blue JD, kuri Afrimax, bayago, abahanzi nk'abo mbese bamaze kubona abasubscribers 1000. Ngaho tekereza nanjye nkwaye subscribe nawe ukayimpa, urumva yuko ni ibintu byo gufashanya. Ni nka follow kwa kundi kuri TikTok ugenda ugafollowinga umuntu, wamufollowinga nawe akaza akaguha back. Rero ugomba kwiyubahisha, ugomba kureba umuntu wahaye subscribe ukamwandikira muri comment uti dani, aho ngaho gupestinga link ntago byemewe, ntago ushyiramo link, urandika sabu visi sabu byonyine gusa, n'abandi baze bakanda ku ifoto yawe baguha subscribe, ubundi bakanda ngo dani, bakwandikira ngo dani. Nawe nubibona uhita ubibona hejuru muri comment yuko hari umuntu warayikinze comment yawe cyangwa akayireplayinga. Uwo nguwo rero nawe uhita ukanda ku ifoto ye ukamuha subscribe. Ni ibintu byo gufashanya, kandi uraba wibutse kubanza kunkandira subscribe, kuko nanjye nuko bigiye kugenda, ndagenda nyiguha. Rero ako kanya mu subscribers numara kubabona, wenda hano wenda uramutse uhakuye nk'abasubscribers wenda nk'igihumbi, abasubscribers 1000 numara kubabona uzajya uploadinga video, umuntu wagukoreye subscribe wa wundi uba ufite amahirwe yuko video yawe yaje muri notification, ashobora kuyikandaho akaguha view, akakuviewzinga video yawe, ugasanga ayo masaha 4000 urabibonye. Rero ndagira ngo mbabwire yuko birakora kandi neza cyane, kuko nabisanze kuri uriya gatari Freddy, undi muntu nabibonyeho ni PD Media, undi muntu ni Aimable. Abo bantu bo kuri YouTube bose ni bibura buryo bagiye bakoresha kugira ngo babone subscribers zingana kuriya, mbese babone na monetize, kuko urumva na views ziba ziza. Rero ndagira ngo ubikorane honest, utahaza kwiba bagenzi bawe ngo bazajye baguha subscribe we uzibime, kuko ari ibintu byo gufashanya nshuti yanjye. Ngaho murakoze cyane kureba video yacu, kandi mwibuka gukora subscribe hano kuri X Media. Jenali Eric Exava, nkuko musanzwe mubimenyereye yuko ari ngiye ubigisha ibintu bijyanye na telefoni, ibintu bijyanye na technology, ibintu bijyanye n'amakompyuta, ibintu byinshi cyane bigenda bibateza imbere. Rero niba hari ikindi kibazo ufite wampamagara kuri za numero zacu 072 95 90 46. Sawa, mugire ibihe byiza, kandi nakagaruka ibiganiro byacu hano kuri X Media. Ciao ciao.